kuko uriya mukobwa ndamuzi. Muraziranye? Turaziranye, twagiye dusenga, urumva we ndamuzi. Abona amenyana n'uriya muhungu ndabizi. Hanyuma turanabisengera, nuko ndamubwira ati ariko rero ntabwo ndabona ishusho. Aramubwira ati rero nagiye kuri banki, hari udufaranga ngiye kugira gute kurebayo, turaza kuvugana mu nyuma. Hashize iminsi tukajya dusenga ati Imana ubuku. Umukobwa ariko umunsi anyohereza message ari mu gitondo, arambwira ati Damu, ati yewe ati byanjye ndabona ntazi. Bimeze gute se? Ati byanjye ati senga Imana nayo ikubwire. Ariko akubwira? Ari te dubikwibwirira? Umusore abwira umukobwa, hari itubazo mfite, ndashaka urabona turashaka ko dukora ubukwe kandi hari amafaranga nari kubona. Ati none rero hari amafaranga nakoreye ahantu ntabwo baranyishyura agera kuri miliyoni zingahe 3.5. Ati none rero umfashije washakira ahantu wankura miliyoni 2. Arashyidika tari na hano Kimironko kuri banki hari navuze izina. Araje abikuje miliyoni 2. Aragiye azihereje Nyamugabo ahita acaho. Hakuze ikintu yakoze, yabwiye umukobwa ngo wowe urashaje. Ari umuhungu bimubwira? Yamaze kubushyikirira za miliyoni 2. Sinyibanye nawe kuko ugeze gute urashaje. Icyambere uriya muhungu ni umuhanzi muri ADPR. Ubu tuvugana niwe mu rugo. Intebe yarazigurishije, televiziyo yarayigurisha. Tede? Ko iki yabigurishije? Arimo kwishyura amafaranga y'abandi miliyoni 2. Nuba ngo zira miliyoni 2 yafashe zari inguzanyo. Reka mbanze mbabonjeho gatoya. Izi 5 zanjye zenyibutse nizitakare nagenda n'amaguru. Hanyuma hari ahantu umusore yandikiye umukobwa. Turayifite? Ndayifite. Urumva iyi message yayimwandikiye umukobwa amubwiye ngo ariko bundi ngo kuki ndi kubona uri kugenda unyishisha, undahita musubiza aya magambo. Yes, reka nanjye gusubiza aho dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu. Turagushimiye aho waba uherereye hose, ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera turi kumwe na Mukwepa Rupfu Damuro. Marando kwepa buri munsi. Umuhanuzi w'Imana. Muri iyi minsi ngo ndemewe. Uremewe? Ngo ngere guhanura ibintu ngo abantu banze go ibyo batinye kuvuga. Ngo by'umweyo kabisa ngo umweyo urimo kugenda ukora akazi. Uri gukora akazi? So wagiye ubibona? Ubu rero ndaje ejo bundi. Ndashaka kuza ukabisobanura neza. Nkabisobanura neza. Ukuvuga ngo ubundi ni episode. Imana yaguhaye ubuhanuzi muri episode. Muri hari umweyo. Urumva naranje ndagira gute ndakubura, ariko nyuma ndongera ndakubura ndanamena. Umejya kumena imyanda. Njya kumena imyanda. Waratubuti. Ubu rero hari ubundi bwo kuruhimbi rero. Kuruhimbi rw'Imana. Utaza kubivugaho. Aho yatubyihore twikomereza. Niba ufite cyangwa se usigubitubwiye. Hoya nzagaruka. Uri kubusengera neza. Ndi gusenga kandi ikindi cya kabiri hari ibyo ndi gusengera Imana, kandi Imana rero ari ibintu iri kugenda isobanura muri iyi minsi. Kandi yaravuze ngo nje kweyura cyangwa nze kugaragaza ibyari bitwikiriye. Abantu benshi bambaye umwambaro w'ibyaha, bitwikiriye umwambaro w'agakiza, ariko imbere bibuzuye ubugome n'ubugambanyi. Reka nkubwire, ejo bundi sinivuge ngo Imana irababaye, abantu bakanira amabuye. Buretse uraje urebe Imana ngo ije gufata abantu ku gakanu. Bamwe bagiye kuruka ibyo bariye. Abantu benshi barababaye, babaje kuruka ibyo bariye. None se iyo uriye amafaranga y'abandi uyakuye
mu kubeshyera Imana, keka ko Imana itababara. Uriya mafaranga witwa ngo Imana yambwiye ngo umpereze aya mafaranga, nawe ukabikora uzi ngo nuhaye iki Imana, kumbe uhaye umwana w'umuntu, uzabona umugisha? Ariko nuziye nukagaburira umukene uzabona umugisha. None urayafashe ngo Imana irambwiye, iguhaye igubwiye amafaranga uko angana. Imana irambwiye ngo tanga 500,000, kandi kubwe Imana itanga umubare w'amafaranga, urumva iyo Mana idakaze se? Shari kujya byihorera. Ariko so dushimiye Imana yo ireba nk'Imana, apana kureba nk'abana b'abantu. Abantu bareba ubwiza n'uburanga, ariko Imana ikareba mu mutima. Yaduhamagaye niyo kwizerwa. Uyu munsi wa none nubwo tubwiriza ubutumwa bwiza bakadutera amabuye, bande bakadutuka, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye, kuko abasengera Data mu kuri no mu mwuka, Imana igiye kubagaragaza. Imana iguhe umugisha. Amen. Damu Karame. ndumva uretse ibyo ariko ahandi umeze neza. Usibye utubazo nka dutatu turi kugenda tunkubita hasi turi ku ngonga, ariko nabyo tubishimiye Imana, kuko akambere nakahe? Akambere ni cano yanjye, aka kabiri cano ifite iki kibazo? Ni abashidoda abo ngabo bayigiriye, ariko nta kibazo mfite. Bari bayigiriye. Icya gatatu ni ibikoresho, harimo mikoro nari mfite. Urumva nagendaga nkatira kamera nkakoresha mikoro zanjye nazo zapfuye, urumva rero ni ikibazo. Niyo mpamvu urabona nta suzi ko nagiraga mikoro ebyiri se, ubu ngubu urabona ko wapi kabisa twikomereza. None mu isi niko bigomba kugenda. Nicyo ari umuntu wambwiye ngo ni ikimenyetso kigaragara ko cyangwa se ibintu watambukije muri kiriya cyumweru Satani yabifuhiye. Ariko nanjye nsanga ntabwo ubona n'ifuhe rya Satani. N'ifuhe rya Satani. Ndashaka kuguca imbaraga. Kuko nk'ubu naje mvuye gusenga, hari amakuru nahawe y'ijuru. Urumva ngiye kugenda nyongeranya ku yo nahawe, hanyuma nze nambwira abantu iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Ni ukuri ko Imana ivuga, Imana irashaka kugirira neza abantu, ariko nuko batabibona. Kabiri, Imana yo mu ijuru yatanze uburinzi ku bantu, ariko nuko batabibona. Gatatu, Imana ari abantu Imana yagiriye icyizere, ariko ntibayibona. Batakarije Imana icyizere. Ariko reka mbabwire ngo nimwongere Imana muyizere. Yego. Aha, Damu twihuse cyane. Hari mu minsi ishize ndumva hari ubukwe twabonye bwari butararangira, ariko twabonye imyiteguro yabwo. Bw'umukobwa witwa Teddy. Yego. Yasezeranye n'umusore rwose, icyo gihe ubukwe bwanavuzwe cyane kuri social media kubera ukuntu byageze no ku isimbi kuri za bwinshi. Ariko umva mu kurahira bagiye kurahira umusore rwose arabanza tera indirimbo, tera korasi, yaragiye kuzura kandi yarafashe ku kirango. Iriya ntago ari indirimbo yo kuzuzwa, ahubwo ni uburyarya. Ni uburyarya. Kuko uriya mukobwa ndamuzi. Muraziranye? Reka uduhe amakuru rero, kuko ubwo niho ngiye kukubaza. N'ubumva nari nshatse kubanza kugira nsobanure Teddy ku bantu batamuzi. Nuriya musore wageze ku idarapo akabanza akaririmba kugeza ubwo bamwatse mikrofone. Urumva yari gushimira Imana ku by'Imana rero amubwiye. Ariko buriya hari ukuntu umuntu ashobora kwishima, ariko uvuga ati arifite target. Rero uriya mukobwa wambwa uratubwiye ngo muraziranye. Gusa ariko nyine ubwo abatamuzi bamwumvisha, kuko kari akavido njye abantu bose barakabonye. Uravuze uti muraziranye, duha amakuru. Kuko nabonye hari ahantu hakozwe ikiganiro bikavuga ko nawe rwose ayo makuru yafite neza. Ni ukuvuga ngo uriya mukobwa turaziranye, twagiye dusengana, urumva wenda muzi, amenyana n'uriya muhungu ndabizi. Hanyuma turanabisengera, nuko ndamubwira ati ariko rero ntabwo ndabona ishusho y'ibi bintu gusa, ariko Yesu abigemo. Umutipe barasezeranye, barabibonye ko basezeranye, bajya no mu rukiko. Barabibonye ko yagiye mu rukiko bakarahira, barasezerana. Umugore yitwa ko ari umugore wa runaka, n'undi nawe yitwa ko ari umugabo wa runaka. Yego. Baratashye, ndi mu bantu
baje gukora ikiganiro ndamubwira ati nanjye ndashaka kuma ikiganiro nk'umuntu tuziranye ati buretse ndaza kubaza umugabo nanjye ibyo nabihwera umuhamya wamuhamagaye uri hano ko namuhamagaye turi gukora ikiganiro aravuga ati reka mbanze mbaze umugabo aramuhamagaye amubwira ati hari umushuti wanjye tujya dusengana witwa Damuru yagiye gukora ikiganiro ku isezerano ati ye isezerano njya nyibona ati rero ndashaka ko njya kuvuga iby'Imana ageze gute yakoze umutipe hoya ati simbishaka urumva umukobwa arabyihorera aramubwira ati rero nagiye kuri banki hari udufaranga ngiye kugira gute kurebayo turaza kuvugana mu nyuma n'ibyo bya banki yabikubwiye mbyumva rwose nabibera umugabo abaragiye hashize iminsi tukajya dusenga ati Imana ubuku umukobwa ariko umunsi anyohereza message ari mu gitondo arambwira ati Damu ati yewe ati byanjye ndabona ntazi bimeze gute se ati byanjye ati senga Imana nayo ikubwire ariko akubwira ari te dubikwibwirira ndamubwira ati ngewe ntago nasenga Imana ahubwo wowe nyiri ubwite bimeze bite ati ngewe rwose ibintu byancanze aturiya mutipe ariko reka nkubwire evo abantu ni abagome usika abantu bihishe mu Mana ariko badashaka Imana hari abantu baje ku Mana bafite tageti hari abantu b'ibisambo bibisha Bibiliya bari mu murimo w'Imana iki kintu mukitondere uyu munsi wa none dufite abakobwa bagiye barengana bahuye n'akarengane mu murimo w'Imana kandi bagakoreshejwe n'abitwa ngo ni abakozi b'iki b'Imana kandi ari abakozi ba Satani uyu munsi wa none uyu mukobwa arimo kurira nyuma y'ubu bukwe bamaze kugira gute bamaze gukora ubwo bukwe umukobwa yagiye muri banki mbere yuko ajya muri banki yari yaganiriye n'umusore aramubwira ati rero umusore abwira umukobwa hari utubazo mfite ndashaka urabona turashaka ko dukora ubukwe kandi hari amafaranga nari kubona ati none rero hari amafaranga nakoreye ahantu ntabwo baranyishyura agera kuri miliyoni zingahe 3.5 ati none rero ngumfashije washakira ahantu wankura miliyoni 2 hakemura ibibazo ukitegura ubukwe urumva nk'umugabo n'umugore umukobwa yarashyidutse arashyidika tari na hano Kimironko kuri banki hari navuze izina araje abikuje miliyoni 2 aragiye azihereje Nyamugabo ahita acaho yahise agenda ego ko yagiye heza nuvuga ngo Nyamugabo yahise amukweba none umukobwa akaba azinga ari kumwe n'umugabo yamuhamagara nimero kompoze yamwandikira ntabone message noneho umutipe ahita yiga imitwe yo kumukina sheri ubukwe burahari ubukwe bimeze neza ubundi ibintu bimeze gutya na gutya urumva umukobwa ajya mu cyizere cyo kari kumwe nande n'umugabo kumba umugabo arakugenda yavuze ati ngewe Teddy maze kwitegereza neza kuri umukobwa kandi ntabwo ari na mukuru hakuze ikintu yakoze yabwiye umukobwa ngo wowe urashaje ari umuhungu bimubwira yamaze kubushyikirira za miliyoni 2 sinyibanye nawe kuko ugeze gute urashaje none se uriya muhungu yarabimwibwiriye koko arabimwibwirira ni Teddy wabikwibwiriye none icya mbere uriya muhungu ni umuhanzi muri ADPR za Rugobagoba hano ni umuhanzi niyo mpamvu cyagiye sinaje nkazana umweyo nkavuga ati rakubuye buretse uraje urebe n'ibyo abandi uraje bijye ku karubanda zirabanga babirirwa bashyirana ubuzima bwabo hanze ahangaha ibyabo nabyo biraje bijye hanze reka mureke Imana yitwa Imana irimo kugenda igaragaza ubuyuko ubuki ubuyuko n'imbeba
n'injangwe n'imbwa byitwa ngo bikorera iki Imana. Turi kujana turajanye. hanyuma uyu muhungu acake miliyoni zingahe? 2. Abwiye umukobwa ko ashaje, kandi uyu mukobwa nta nubwo ageze gute ashaje, aracyari mutoya. Uyu mukobwa yahuye n'igikomere bwa mbere, akundana n'umuhungu nawe abigenza ukundi kuntu, abageze gute ageze gute aramwanze, amusigira igikomere. amusigira iki? Igikomere. N'uyu nguyu nawe amuriye miliyoni zingahe? 2. Ubu tuvugana yacuruzaga ahantu mu gasoko, ahantu ku kameza. Ubu tuvugana niwe mu rugo, intebe yarazigurishije, televiziyo yarayigurisha. Teddy ko iki yabigurishije? Arimo kwishyura amafaranga y'abandi miliyoni 2. Nuba ngo zira miliyoni 2 yafashe zari inguzanyo. Kumbe uyu mujama, nta nubwo turi butinde evo, kumbe uyu mujama yari arimo umuntu umwenda wa miliyoni 3,500,000. Avuga ko ahubwo arayo yakoreye. Noneho amenya neza amakuru ko Teddy, umuntu wese bakundanye bapfa ikintu cyo kugira gute bakundana. Teddy abasore bazaga kumutereta baramubwira ati banza umwe, umukobwa akavuga ati ibyo nahuye nabyo mugende. Noneho umuhungu nawe azavuga ati ubwo Teddy rero baza bamutereta bamubwira ngo abahe bakamwanga, ngiye kugenda mubwire ko namukunze, nshaka ko tugira dukora ubukwe, ariko nitumara gukora ubukwe mu gusezerana nzamwaka amafaranga kandi azayama. Aza afite iyo target. Hanyuma noneho hari umuntu yagujije amafaranga miliyoni 3, aramubwira ati ngiye mfite umukobwa dukundana kandi afite amafaranga, twasezeranye ko yuko nitumara gukora mu rukiko, hanyuma nzagenda akahita nguriza amafaranga, noneho nanjye nkahita nkwishyura, tuzakora ubukwe, amafaranga yose nageze gute nari yamazemo, tuzaca no kuri social media bazadutwerera. Urumva ko uwo muntu yari afite, yari yamwize. Ubwo urumva ko uyu mukobwa atararenganye. Noze damo aya makuru ya Teddy urayafite neza cyane ko twibwire ko wenda munasengana n'ubundi. Reka nkwereke, reka mbanze mbabonjeho gatoya. Urumva izi senkisa zanjye zinyibutse nizitakare, nagenda n'amaguru nagenda n'amaguru. Hanyuma hari ahantu umusore yandikiye umukobwa. Turayifite. Ndayifite. Yaravuze ngo ujye usengerana nanjye. Urumva? ngo usengana nanjye wagendeye ku mazu. Urumva umusore yari yabwiye umusore yabwiye umukobwa ko afite iki? Inzu. Ntayo afite. Aramubwira ngo usengana nanjye wari wagendeye ku nzu. Usengana nanjye. Urumva barasenganye baranasezera, urumva bari bakamenyanye. Aramubwira ati ngewe mfite inzu. Aramubwira ati wagendeye ku mazu, wagendeye ku mafaranga, wagendeye ku mitungo runaka, ariko ubundi uba muzima. Ari umuhungu abwira umukobwa. Sindayikwereka. Njye nakubwiye ngo njye kubabunjaho gatoya. Uratekereza ujya gusenga se mwana, waba ungiriye neza cyane, nta kuba ati kuki wamenye se, cyangwa se kuki wemeye gusezerana nanjye nta mitungo mfite, ahubwo niba hari uri kukugira izo nama mubwire ko ari kugushuka.
urumva iyi message yayimwandikiye umukobwa amubwiye ngo ariko bundi ngo kuki ndi kubona uri kugenda unyishisha. Undi ahita amusubiza aya magambo. Ubu ngubu nakanga mbabonjeje. Noneho nyiri wa muntu wo kuguriza amafaranga, ahubwo uyu muntu amaze kumamagara, nimero yanjye ize kuyandika Evo. Uyu muntu aze kumamagara nabone iki kiganiro. Ari uyu muhunga uyu muntu bariye amafaranga kuko arashaka no kumujyana mu rukiko. Ntabwo izera miliyoni 2 ntabwo yazimwishyuye. Ntazo yigeze noze yabarazimwishyuye. Uyu muntu navuga ko ni igisambo kibisha Bibiliya. Urumva? Noneho uyu mugabo aza gushaka nimero y'uyu mukobwa bavugaga ngo azaha amafaranga uriya mujama. Aramuhamagaye. Namubwira turaho yewe runaka uraho neza. Niwe mugore wa runaka ati yego. None se umugabo wawe ko yanyambuye. Ikize? Amuha detail. Umugore yikorera amaboko. None se ko namuhaye miliyoni 2 ko nanjye yanze kunyishyura ko yazindiye. Ataho aturiya ni igisambo. Umukobwa nibwo yagize gute, yataye umutwe amera nk'umusazi, arangije avuga ati rero ntakunda amanika amaboko. Utuntu yacururizaga hari aho yacururizaga twashizemo kubera ubwo kuyishyura. Yari afite umwana wiga segonderi, ubu ari kugenda guzaguza kugira ngo umwana asubire hehe ku ishuri. Ngewe ndababonjeje nuko narindi kubaga ndababonjeje kuko mfite ibintu byinshi n'amajwi ndayafite. N'amajwi urayafite ariko bite byabo. Ngewe narababwiye ngo ngewe nje gusenya ikintu cyitwa ubuyuko buri mu bitwa ngo nabakozi b'iki b'Imana, kumba ari abakozi b'umwijima. Urumva? Izo miliyoni 2 araziriye. Niyo umuhamagara uyu musore arakubwira ngo ubukwe buratagira guze buracyahari kandi ubukwe ntawe. Agenda avuga none se niba umuhungu yemera ko ubukwe buhari kandi yabwiye umukobwa aramubwira ati wowe ntago ngeneye kubana nawe uri umukecuru, ikindi cya kabiri ndajya mbwira abantu ko ubukwe buhari nirira amafaranga. None se Teddy we ko ari we muvugana, Teddy bavuga yemeza ko ubukwe bwapfuye cyane rwose. Ubukwe ntabwo. Aranambwira ati nyamuneka ukomeze unsengere mbone umutima mushya wo gukunda abantu. Ati kuko urukundo noneho rwanshizemo burundu. Ikindi unsengera Imana imbaraga zo kwihangana. Nuko wenda tuvuga ibintu abantu bakadutera amabuye, ariko uyu mwana w'umukobwa ageze gute arababaje. Uzi kwihiringa. Urumva ni iyo banke niyo yabitsagamo. Bari bamugiriraga icyizere, none agiye gutuma bamuha urw'amenyo. Noneho naho yasengeraga bamuhaye urw'amenyo, n'inshuti n'abavandimwe bamuhaye iki urw'amenyo. Kugeza noneho bamubwiye ati wowe ati nura uzashakana n'uriya mugabo w'igisambo. Ubu niyo uhamagaye umukobwa akamara ati se bimeze bite, akubwira agahinda afite n'umubara arira. Impamvu ugiye nanjye bimbivuze nuko numvishije babizanye mu itangazamakuru bakavuga ati na Damura abiziho. Kandi koko ugasanga koko hari ibyo nzi, hari n'ibyo navugiye hano kuri kamera kandi bibabaje. Nimba mvuze ngo umukobwa yagurishije utuntu kugira ngo ari kugenda yishyura banki, urumva miliyoni 2 ni nyinshi. Umwana akeneye kujya kwiga, nawe urumva nimba yacuruzaga yarahombye, intebe yarazigurishije, televiziyo yagurishije, tugaze yaragurishije. Nta kantu namba sigaje mu nzu. Inzu yabagama agiye kuyimukamo, ajye muri za nzu z'ibihumbi 15. Yarabaga mu nzu y'ibihumbi 50. Urumva se tababaje? Shaka kugira inama mwabakobwa ko kunda umuntu araje akwenda gukunda. Dere ikibazo
umuntu arakuvuga ngo ndagukunze nawe ukagendera mu kigare ndagukunze, agukunze uruhe rukundo rw'umunsi umwe ngo tujye gusezerana? Niyo mpamvu Imana namwe izajya bakina he ku mubyimba. Uyu mwana w'umukobwa ahuye n'ibibazo, ibi ngibi twajyaga tubyigira twabati mwa bakobwa mwe mwasenze Imana. Reka tedabahera abandi iki urugero, abandi bakobwa ntibazongere guhubuka. Damu twavuga ko ari wa mweyo utangiye kuza. None se si umweyo nyine, ni umweyo utangira kuza. Waratangiye ahubwo kandi uzaza se kangahe? Imana gusirengera uyu mwana w'umukobwa. Damu yihangane nta kundi. Sinamuhamagaye turi kumwe hano. Kanga ati ndi muri banki hano haruguru. Kuri banki tutavuze. Yari yagiye kubikuza miliyoni 2 ngazihereza uyu mujama. Kandi binavugwa ko hari indi miliyoni yari yamuhaye, yari yaturutse mu biganiro bakoze y'intwererano. Hanyuma arayamuha ngo kugira afashe kwitegura. None ngo izo miliyoni 2 zari izo kurangiza kwishyura ariko yewe ga Damu. Urumva we arabara urumva iyo miliyoni ya mbere yo ntaga yibara, arabara y'inguzanyo. Nuvuga ngo mu by'ukuri ni miliyoni 3. Ni miliyoni 3. Urumva nuko ngo we yagiye gushakana n'uyu mutipe yamubaza. Ngiye kureba uriya mukobwa ndamukuraho amafaranga, ubundi hasigaye njugunye ntuzere mu gatebo hari. Yego. Yega Damu we. Ngayo ngoko. Damu. Karame. Eka rero mureke ugire mu none se twagira dute? Isubirire gusenga rwose uzatuzanira amakuru yuzuye. No dusoreza kuri aka ka message nongere nkukubitiremo kandi. Yaravuze ngo ntabwo tuzabana. Yarakamuherereje. Yaravuze ngo ntabwo tuzabana. Undi yaramubajije ngo ntabwo tuzabana se. Undi aramubwira ntabwo tuzabana. Yega kaga. Tedi ni ihangana. None. Damu. Karame. Ibigano byacu byanakagaruka. Imana ibahumugisha.